uruwo kwizerwa buri munsi buri saha uruwo kwizerwa. Yesu nashimwe. Imana ishimwe kiduhaye uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi nje kukubwira ko Imana ariyo kwizerwa. Dusome muri Luka igice cya mbere umurongo wa 38. Haravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Marayika aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Yesu nashimwe. Nje kukubwira ko Imana ariyo kwizerwa. Tujya dusoma inkuru za Mariya ntitubitekerezeho neza, ariko bino bintu byari bikomeye. Mariya yari umwari wasabwe, yari yarasabwe n'umusore witwa Yosefu, kandi ngo bose bari abakiranutsi. Hanyuma urumva Mariya yari afite ubukwe vuba, bari baramukoye, ibintu byose byararangiye, hari hasigaye ubukwe. Muri icyo gihe rero hari aho ngo yumva ngo marayika ngaramusanze, ngaramubwira ati ngo ni amahoro uhiriwe, aravuga ngo umwami Imana iri kumwe nawe. Mariya ngahagarika mu mutima kubw'iyo ndamutso. Ubwo yaramubwira ati, aravuga ngo uzasama inda, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu, abanga azaba mukuru, azirika umwana w'isumba byose. Aravuga ngo kandi Imana ngo izamuha intebe, amubwira ibintu byinshi. Ngo Mariya aramubaza ibyo bizaba bite ko ntarashaka? Aramubwira ngo umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera azavuka azirika umwana w'isumba byose. Ikintu nshaka kukubwira, yanamuhaye urugero rwa Elizabeti wari ushaje akaba atwite. Aranamubwira ngo kandi nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute, ngo rihere. Hanyuma ikintu cyantangaje, Mariya byumvishe nta migeri yateye, yaravuze ngo dore ndi umuja w'umwami Imana bimbere uko uvuze. Ngo marayika amusigaho aragenda. Ndagira ngo nkubwire ko wowe ushobora kubyumva nk'ibintu byoroshye, ariko marayika aza yavuganye na Mariya bari bonyine. Nta nubwo yaje muri salo ari kumwe n'ababyeyi basinga ibintu Mariya avuganye na marayika bazaba bahamya babe bahari. Nta serifi bafashe, nta kavideo bifashe, nta rupapuro marayika yari amusigiye rwerekana ko ibyo bintu bavuganye ari byo. Mbese nta gihamya. Mariya wenyine niwe wari uzi ko yavuganye nande, na marayika. Nawe umukobwa yarasabwe, yarasenga, none ngo agiye gutwita. Nawe abajije rero ngo bizagenda bite, ngo imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Urumva ikibazo cyari kigiye kuba, yaragiye. Nta nubwo marayika yafashe umwanya ngo amubwire ngo kandi nubwo ugiye gutwita ngo tuzajya kukubwirira Yosefu. Ntago yavuze ngo tuzakurinda urubwa, ntago yavuze, mbese nta n'ibintu byinshi yamubwiye. Ariko Mariya kuko yari asanzwe asenga Imana, we yarizeye gusa. Kandi nta bindi bintu bamubwiye by'ihumure, ntago bamubwiye ngo humura iyo nda ntizakwica, ntibamubwiye ngo ntago uzaseba. Baramubwiye arizera, marayika agira gute, arigendera. Ushobora kumva ko ari ibintu byoroshye, ariko ni ibintu bitavugitse. Kujya kubwira iwanyu ngo marayika ngo yaravuze, kuko nta muntu wari wagatwita inda y'umwuka wera. Ba Samusoni bagiye babaho n'ubundi umugabo akaryamana n'umugore bakabyara, ngo umwuka w'Uwiteka akazajya amuzaho bisanzwe. Abantu bose bakoze ibintu bikomeye, ntabwo bari barigeze bavuka ngo umwuka wera aje aho ngo imbaraga z'isumba byose zibakingirize. Ariko nubwo ibintu byari bigiye kuba kuri Mariya,
ari we wa mbere byari bibayeho. Byari ibintu bitavugitse, ntabwo yari afite uko yabisobanura, mbese yari agiye kwikorera urubwa, yari agiye guseba, yari agiye kugira gute. Ariko Mariya ikintu cya mbere yari yarizeye Imana. Mbere yo kuvuga ngo sheri wanjye Yosefu, mbere yo kuvuga ngo umuryango wanjye, mbere yo kuvuga ngo abazambona, mbere y'ibintu byose acyumva ko imbaraga zisumba byose zizabana nawe, acyumva ko ibi bintu agiye gukora ari umurimo w'Imana. Inzitwazo zose yashyize ku ruhande, aravanga Imana niyo kugira gute, niyo kwizerwa. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo nkubwire ko Mariya, hari umuririmbyi yavuze ngo umusaraba niwo bendera ryacu twebwe abakijijwe, aravuga ngo twemeye n'isoni zawo, aravuga ngo niwo tuneshereza. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ariyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa, ibintu ikubwiye waba uri kubyumva cyangwa utari kubyumva. Imana niyo kwizerwa, nubwo ibintu yakubwira aribwo waba ubyumvisheho nta naho byigeze biba, ariko ukimenya ko ari Imana ibifitemo uruhare, ujye wizera gusa ibintu bizakunda. Haleluya. Marayika nta kindi kintu yamubwiye, yaramubwiye ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute, ngo rihere. Nagira ngo nkubwire, Mariya yari ari ku rugero ruhambaye rwo kwizera, ku rwego rw'uko amenya ngo ibi bintu n'Imana ibivuze, akamenya ko ibyo ivuze no kubikora izagira gute, izabikora. Ikindi yari azi ko mu gukora umurimo w'Imana nta bintu byo kuzanamo inzitwazo, nta bintu byo kuzanamo ngo abantu tuziranye, nta bintu byo kugira gute, no. Haleluya. Rero ndagira ngo nkubwire ko nawe wigire kuri Mariya, kutazana inzitwazo ku murimo w'Imana. N'Imana ikubwiye ngo kora ibi ngibi, n'ijambo ry'Imana rigusabye ngo kora ibi. Numva Mariya byamusabaga guta ubukwe bwe bwari bugiye gupfa, yari agiye guseba, yari ashebeje imiryango, yari agiye gukora ibintu biri aho ngaho, kandi nta na gihamya yari afite ko yavuganye n'iki, n'Imana. Ariko we nubwo atari afite icyo yabwira abantu ko yavuganye n'Imana, ariko we n'umutima we bahamyaga ko bavuganye nayo. Rero ndagira ngo nkubwire ko Imana ariyo kwizerwa. Komeza uyizere, nubwo ibintu wabona wagira ngo bikujije isoni, birabishye, ntibiryoshye, birashebeje, ariko ndagira ngo nkubwire ko ibintu Imana irimo irabirwanirira, irabirinda, irabisapotinga, ibitera inkunga, ibihagararaho, upfa kubuza ko Imana ibirimo nta byaha urimo. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo uyishikamijeho umutima izamurinda, impe kuba amahoro masa. Hanyuma ndagira ngo nkubaze, wowe wizeye bingana iki? Iby'Imana igushakaho wemera kubishyira mu bikorwa ku rugero rungana iki? Ndagira ngo mbwire ko iby'Imana igushakaho ibishaka ko bishyirwa mu bikorwa uko yabivuze. Nta byo kuzana ibintu. Mariya nta nzitwazo yazanye, kandi ko ejo tuzaganira ukuntu Imana yarinze ijambo yavuganye nawe, ntasebe ntiyandagare, ibintu Imana ikabigenza neza. Rero nawe wari ufite ikibazo cyo kuvuga ngo bazambona bate, ngo bizagaragara gute, ariko wowe icyo upfa usabwa, niba ubona bihesha Imana icyubahiro, birahagije, wowe kora iby'Imana igusaba. Mana, ndagushimiye kuri Imana nkuru, ndagushimiye kuri Imana nziza, kandi ndagushimiye kuri wo kwizerwa. Ngaho reka imbaraga zawe zigumane natwe, kandi uyu mwene data wari ufite ikibazo cy'uko bizagaragara nakubahisha, nagira ngo umumare ubwoba, umwereke ko uri Imana itajya itererana abantu bayisunze, mu izina rya Yesu, amen.